bavandimwe abakunzi ba Ministeri y'Ijuru TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biba ku Mana bibane namwe. Nk'uko mubizi, iyi ni Ministeri y'Ijuru TV ibagezaho ubutumwa bwiza, ibiganiro n'inyigisho zitandukanye. Murabona ndi kumwe n'umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana mumenyereye. Uyu niwe mwabonye n'ubundi kuri screen ya Ministeri y'Ijuru TV abagezaho ubutumwa bwiza. Mwarabukunze cyane, muramukunda cyane, rero namugaruye, aragarutse, niyo mpamvu twicaranye. Naramubwiye ati ngwino twicare tuganire, abantu bamugire icyo bamenya n'icyo bumva ku bijyanye n'ubutumwa bwiza, ndetse twibanda cyane kuza kumubaza ku bijyanye n'imikorere y'umwuka wera mu bantu b'iki gihe, mu bibazo turi kubona muri iki gihe. Rero namuzanye, reka tumuhe ikaze abibwire. Ni karibu wibwire bene data, inshuti z'umusaraba, abakunzi ba Ministeri y'Ijuru TV, bumve kandi bakurikira ubutumwa bwawe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi. Turabashimiye mwe mudasiba kudukurikira. Tubanje kubasabira umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu aho muri hose. Rero nk'uko mubizi, ni wa musore wanyu, amazina ni Nsengiyumva Emmanuel. Ndakomeje cyane iyi nzira ijya mu ijuru, kandi gahunda afite niyo kuzabona umwami amaso ku yandi, kandi nkifuriza n'abandi bene data ko twazamubona mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Rero muramwumva mwese, mbanje kubaha ikaze no kubasuhuza aho muherereye. Ndabashuhuje abari Denmark, abari muri Canada, abari mu Faransa, mu Bubiligi, abari muri Toronto no mu mijyi itandukanye. Mwese ndavuze ngo amahoro n'imigisha biva ku Mana bane namwe, ndetse nabashuhuje namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara eshanu zigize igihugu cy'u Rwanda: Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, ndetse n'umujyi wa Kigali. Namwe mwese muri mu ntara ya gatatu diaspora, ndabashuhuje inshuti zacu ziri mu gihugu cy'i Burundi, abari muri Malawi, Zambia, no muri Kenya, Uganda n'ahandi hose. Mvuga ngo amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Mwamwumvishe rero, ni umugaragu w'Imana nk'uko yababwiye, yitwa Nsengiyumva Emmanuel. Rero niwe wabagejejeho bwa butumwa mwumvishe. Buriya butumwa mwumvishe niwe wabagejejeho. Uyu munsi rero twashimye ko tuza kugirana ikiganiro, nk'uko mujya mubinsaba ngo njye mbagezaho ubwoko bw'Imana bagezeho ibiganiro. Niyo mpamvu rero namuzanye. Reka asenge dutangire iki kiganiro. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana, turongeye kukubaha kandi turongeye kugucira bugufi mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Turongeye kugushimira cyane kuko waturinze tukaba tugejeje uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi bari bafite imishinga bagomba gukora, hari benshi bari bakomeye, hari benshi batandukanye bari bafite imigambi mu bitekerezo bagomba kuba bakora, ariko uyu mwanya ntabwo byakunze. Niyo mpamvu tugushimiye twebwe mwami Imana, byakunze ko tuba turi amahoro, kuko abo ngabo turi kuvuga muri aka kanya bari ahantu hacecekerwa. None Uwiteka nyagora ku ngoma, tugushimye ko waturinze, tugushimye ko watugiriye neza mu izina rya Yesu. Ndasabye mwami Imana, kubwo watugiriye neza aka kanya, wiyubahishe hagati muri twe, kandi wiyubahishe hagati y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha cyane. Mwakibutsa abantu aho musengera n'icyo mukora, kugira ngo turusheho gukorana ikiganiro. Nk'uko twabibabwiye, aho dukorera umurimo ni muri mu itorero rya PEFA mu Rwanda, aho bita mu karere ka Kirehe, Mahama. Aho niho dukorera umurimo w'Imana, niho muri aka kanya tubarizwa. Ariko ikindi cyongeyeho, turi abavugabutumwa batagira umupaka, kandi bo kumenyesha ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero nishimiye ko tuza kuganira kuri bimwe mu bivugwa ku
ku murimo w'Imana, harimo icya mbere imfungwa ry'isengero n'ifungurwa ryaryo. Icya kabiri harimo bamwe mu bavugabutumwa cyangwa mu bapasitoro bakora mu buryo bakoresha barambura ikiganza ku bantu bakagwa, abantu bakamera nk'abarwaye igicuri, abandi bagacenga agapira bakagwa hasi. Ubwo rero nagize ngo tuganire kuri icyo kintu, uze guha abantu ukuri nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana Imana ihamagaye mu gihe nk'iki. Ese wowe iyo ubona umuntu arambura ikiganza akagikoza ku muntu akitura hasi, ibyo byumva ute, ubyizera ute, ubyemera ute? Ni iki wabwira abadukurikiye aka kanya ku bijyanye n'icyo kintu? Murakoze cyane. Ikintu nabanza kuvuga kuri uwo murongo, turibuka neza Yesu Kristo ubwo yajyaga gukiza impumyi muri Yohana igice 9 umurongo waho wa mbere. Mu gukiza impumyi ntabwo yayituye hasi, ahubwo yayirambuyeho ikiganza ibasha gukira. Rero ibintu ntemeranya nabyo ni uko abantu bashobora kurambika ikiganza ku bandi bakaba bagwa, iyo myuka ntago nyumva neza. Yesu arakiza, ntabwo atuma abantu bahura n'ikibazo. Yesu arakiza, ntabwo atuma abantu bahura n'ikibazo. Hari umwe mu bashumba, uwo mushumba naramwemeraga cyane, ariko haje kuba ikibazo kimwe, mbona uwo bita Kayanza yaje mu Rwanda. Mu kuza mu Rwanda akora ikintu cyatunguye abantu benshi, gitangaza abantu benshi. Ubwo yavuga ngo azanye imbuto, iyo mbuto yazanye amafaranga n'ibyo, ariko ngazana n'amavuta bakajya bayakoza ku bantu nkabona baraguye. Byarambabaje cyane mwanjye ubwanjye. Rero numva ko ari ngombwa kuzatumira abantu Imana ihamagaye, bagifite amavuta y'Imana, bagifite amaso y'Imana, bakiri mu mwanya Imana ibashakamo. Dore ko cyane wowe turi kuvugana Emmanuel, uri mu nkambi ya Mahama, Imana yakwigishirije mu nkambi, byumvikane ko ishuri urimo kandi rizarangira. Rero urakoze cyane ku icyo kintu. Ese wenda tubivuge ni abahanuzi babikoze cyangwa ni abakristo babikoze, ese umushumba we yemerewe gukoza ikiganza ku bantu bakagusanga abarwaye igicuri? Nk'uko Bibiliya ibitubwira muri Matayo ibice 24 umurongo waho ni uwa 6. Ndumva twahasoma kugira ngo tubashe kumenya ukuri. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Rero kuri uyu murongo icyo numva nababwira, mugomba kuba maso, mwe mudukurikiye aho muri hose mugomba kuba maso, kuko imyuka iyobya yarateye mu isi, kandi mu gutera kwayo igamije kugusha abakristo cyangwa se kubayobya ibyo bizeye babashe kuba babivamo. Rero ndababwira muri aka kanya, ntabwo Yesu yakoraga ku bantu ngo bagwe, ahubwo yarabakoragaho bakabasha gukira. Rero mwe mudukurikiye, reka mbabwire ngo mube maso, ibyera byose si amata. Ibyera byose si amata. Abantu babe maso, bagende uko Imana ibashaka. Ubwo rero mu magambo make ni ukuvuga ngo ibijyanye n'izi mbaraga abantu bakoresha barambikaho abantu ibiganza bakagwa hasi, ntago ari imbaraga z'Imana, ntago ari imbaraga z'Imana, ahubwo ni imbaraga bacisha. Rero turaburira buri muntu wese ukurikirana Minisiteri y'Ijuru TV ko yakirinda izi mbaraga, akirinda aba bashumba barambikaho abantu ibiganza bakagwa, aba bashumba basiga abantu amavuta bakitura hasi. Buri wese yabyirinda. Aho uzabona basiga abantu amavuta uzahirinde cyane. Rero ndabibabwiye, ni evangeliste cyangwa se profete Abayisenga Samuel. Nanjye ndi umwe mu bantu bashyizweho ayo mavuta, sinaguye ariko ntago ari meza. Ubwo rero utarabikorerwa yirinde hatagira umuntu wongera kumurambikaho ibyo biganza bisize ayo mavuta adaturuka ku Mana y'abantu baba baracishije. Nk'uko umukozi w'Imana yababwiye niko bimeze.
nari mbanje kumubaza iki kibazo kugira ngo menye imyizerere ye n'imyemerere ye, ariko nawe nsanze duhuje atemera ibintu bijyanye n'imbaraga z'umwijima. Mukunda kumbaza ngo ese abashumba cyangwa se abavugabutumwa b'ukuri tuzabamenya gute? Umuntu wese uzaza akubwira ko aragushyiraho ikiganza ukagwa, cyangwa se umuntu wese uzabona arambika ibiganza ku bantu bakagwa, uzamwirinde. Uwo si imbaraga z'Imana akorera, uwo si Yesu Kristo akorera, ahubwo uwo muntu akorera uwo bita antikristo. Niko ubyemera nawe? Niko mbyemera cyane, kuko muri iki gihe abantu benshi bari kwizerera mu buhanuzi, benshi 90% bizerera mu buhanuzi. Ariko reka mbabwire, tugendere ku cyanditswe, kuko ubuhanuzi budashingiye ku ijambo ry'Imana ntacyo buba bumaze. Rero nabasaba ngo mugendere ku cyanditswe. Ikigeretse kuri icyo, buri muntu wese abashe kumenya icyo yakiriye ndetse n'uwo yakurikiye, kubera ko abayobya baradutse mu isi. Urakoze cyane. Ese ukurikije igihe umaze n'igihe ubanye n'Imana, ubona umuntu ukorera Imana ari iki yakagombye kuba yujuje? Murakoze cyane. Umuntu ukorera Imana, Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bama. Ngo mbese igiti, cya giti cy'amahwa, sinzi ko waba ukizi umukozi w'Imana, ari igiti cy'amahwa Kristo yashatse kugereranya, bacyita umugenge. ngo mbese icyo giti cyabasha kwera uruzabibu? Yesu aratubwira ngo abakozi be cyangwa se abamukorera nta kindi kizabagaragaza ni imbuto bera. Nta mbuto nzima ishobora kuva ku giti cy'umutovu. Urakoze cyane, uratubwiye ngo ni imbuto bera. Ariko iyi minsi kuko Satani asigaye ateye ubwoba, dusanga abari gufasha abantu, abari kuzuza ibisabwa n'amategeko cyangwa ibyo leta isaba, amadini n'amatorero, tugasanga benshi mu babyuzuza nibo bantu bari kurambika ibiganza ku bantu bakagwa, nibo bantu bari gusiga amavuta. Ese ni nabo bantu bafite ibikorwa by'imirimo y'urukundo. Ese izi mbuto abantu bakurikira, izi mbuto zaba ari izihe? Zaba ari izo kugira neza, zaba ari izo kwitwara neza, ese zaba ari ize, cyangwa zaba ari izo gukora ibyo Kristo ashaka? Murakoze cyane. Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose kinyuranwe n'ijambo rya Kristo cyangwa se n'ijambo ry'Imana, icyo si ukuri. Satani yaraje mu isi, kandi uko bucya n'uko bwira agenda agira amayeri menshi cyane yo kuyobya abakristo. Rero yabonye ko nta rindi banga ashobora gukoresha, yiheka mu ntama za Kristo, aragenda acengera hagati muri zo akoresheje amafaranga. Reka nkubwire mukozi w'Imana, hari ibindi bintu muri iki gihe noneho Satani yazanye, by'uko amatorero yose agiye kujya yubakira. Mu yandi magambo, ugomba kuba umukozi w'Imana uhabwa uburenganzira mu itorero, ari uko wize amashuri, ari uko wabashije kuba wasoza amashuri yose. Rero reka mbabwire, ibi bintu Satani arimo kuzana, mwe mudukurikiye, reka tubabwire ngo yaje yiheka mu itorero. Ariko nkanjye nk'umukozi w'Imana, umurongo nabaha muzima, musome Bibiliya, kuko numva ari wo murongo muzima. Bantu basome Bibiliya. Gusa icyo uvuze ni ukuri, ntago kuba umukozi w'Imana bisaba ko wize cyangwa amashuri. Wenda muri administration nk'uko bivuga, ushobora kuyobora abandi kuko wize, ariko kuba umukozi w'Imana byo ntago bisaba amashuri, kuko Imana itoranya uko ishaka, kandi itoranya abantu bafite umwanya. Ese iki kintu hari icyo bavuze ngo ntago umuntu uvuga ubutumwa agomba kuba ari umuntu udafite icyo akora? Ese gukorera Imana cyangwa kuvuga ubutumwa bishobora kuba akazi cyangwa ntibishobora kuba akazi? Murakoze cyane. Gukorera Imana
buri muntu wese agira umuhamagaro abasha kuba yarahamagariwemo n'Imana. Reka asobanure kuri iki kintu. Birashoboka ukaba ufite akazi, ariko ako kazi Imana ikabona ko kari gutuma ujya kure y'Imana, bityo Imana igatuma ka kazi kawe katagenda neza kugira ngo ikubone imbere yayo. Dusubiye inyuma gato, gukora si bibi, ariko nanone gukora nyakuri ni ugukorera mu ijambo ry'Imana ukurikiza ibyanditswe. Amen. Ati gukora si bibi, atariko nanone gukora by'ukuri ni ugukora ukurikije ijambo ry'Imana. Mu magambo make ni ugukora umuntu ariko akanasenga, ni ugusenga kandi dukora. Bakunzi ba Minisiteri y'Ijuru TV, ni ibibazo nari mfite kubaza umukozi w'Imana. Ni ibingibi, umwanya rero tugezeho hari icyo Imana yashyize ku mutima we, ntabwo rero yagenda cyangwa se ngo dusezerane adapfunduye agaseke yaje abapfundikiriye. Ibi ni ibibazo nateguye kumubaza nkanjye nk'umunyamakuru, ariko aka kanya tugiye kumuha umwanya kugira ngo yisanzure avuge Imana kandi ayivuge neza nk'uko yahamagawe. Ni amagambo akomeye avuga ngo abami bo mu isi n'abatware n'abakomeye, mbese mu yandi magambo ab'umudendezo bose n'abo tubona muri iyi si basa naho badamaraye, ngo ku munsi w'amateka, Yesu ashimwe cyane, ngo ku munsi w'amateka ngo aba batware cyangwa se aba tubona bakomeye batizeye Imana, bakomeye ariko bagakomera mu by'isi ariko ntibakomerere mu mwami, ku munsi w'amateka ngo ubwo Yesu azaba aje guca urubanza, Bibiliya iratubwira neza ngo abo bami bo mu isi n'abakomeye, ngo ubwo umwana w'Imana nzima yari yabashije kuba yaza guca urubanza, ngo babonye intebe ye, babona ndetse n'uburyo ashagawe n'abamarayika n'ukuntu aje guca urubanza, ngo batangira kugira ubwoba, ngo bihisha mu mavumo, bihisha mu bitare, ngo bihisha no mu misozi, ngo babwira imisozi ngo nibagweho, ngo babwira n'ibitare ngo bibagweho, ngo bibahishe ngo amaso yiyicaye ngo kuri iriya ntebe. Muri icyo gihe cyangwa se muri iyo minsi y'urubanza nibwo babashije kuba babwira iyo misozi n'ibitare, ariko reka mbabwire ngo imisozi ntiyabagwiriye. Mbese bihishe kubera iki? Bihishe kubera ko ngo batinya amaso y'umwana w'intama wari wicaye ku ntebe yo guca urubanza, ngo bibuka imirimo yabo mibi bakoze, bibuka ndetse n'ibyo bagendeyemo, ngo batangira kumva umutima ubacira urubanza, ngo babwira imisozi ngo mutugweho, babwira n'ibitare ngo mutugweho. Ariko reka mbabwire mwe mudukurikiye, reka mbabwire mwe murimo kumva rino jambo, iyo misozi ntabwo yabaguyeho, nta nubwo ibyo bitare baguyeho, kubera ko wari umunsi ukomeye wabo usohoye. Turongera nanone turebere hamwe muri iki gitabo nanone cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cy'ikenda ku murongo wa 6. Ni ijambo rikomeye cyane tubwira ngo muri iyo minsi ngo abantu bazashaka urupfu, ariko urupfu ntibazarubona, ngo bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Reka mbabwire ngo kuri uwo munsi ntabwo urupfu ruzaba ruri kubikoza, kandi nta nubwo urupfu ruzabiteza, kubera ko banze gukiranuka bakiri mu isi. Kuri uwo munsi uzaba ari uw'amaganya, ariko kubakiranutse, kubagendeye mu murongo w'Imana, kubagendeye mu gakiza k'Imana, kubakirijwe ku byo batunze no mu kazi bakora, kubakirijwe ku munsi wa 5 nk'uko nabibabwiye. Turongeraho aya magambo akomeye cyane nanone ari mu byahishuriwe Yohana, igice cya 7 umurongo wa 3, havuga ngo maze ngo Yohana yerekwa abamarayika bari baje kurimbura isi, ngo haboneka undi mumarayika ngo ukomeye cyane, ngo arababwira ngo mube muretse kurimbura isi ndetse n'ibiyituye, ngo tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Mu yandi magambo
abangaba bari bategerejwe gushyirwaho ikimenyetso, ni abakoreye Imana, ni abasenze Imana, ni ba bandi bakirijwe mu mutima batakirijwe mu itorero, ni ba bandi bakirijwe bakagira agakiza gashitse, ni ba bandi babashije gushikama, ni ba bandi babashije gukomera. Nibo bantu isi itazababara, cyangwa se abamarayika bahawe kubabaza isi batazababazwa muri iyo si, ahubwo bazaba bari ku ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, arirwo rwandiko ruzabemerera kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bene data ndabinginze mu izina rya Yesu, muri aka kanya muri kuntega amatwi, munyemerere tuba abakristo bo mu mutima, kuko uwo munsi uregereje kandi uwo munsi urahari. Petero, igitabo cya Petero, cyangwa se ubutumwa uko bwanditswe na Petero, cyangwa se mu yandi magambo urwandiko rwanditswe na Petero, niho harimo ijambo rikomeye cyane rivuga ngo igituma Imana idasoza umugambi, cyangwa se mu yandi magambo igituma umunsi w'urubanza utinda kuza, ni ukugira ngo abantu barusheho gukizwa, kugira ngo uwo munsi ntuzaze ngo urimbure benshi. Rero bene data ndabinginze, iryo jambo narihawe kuwa gatanu nk'uko nabibabwiye, kandi ndagira ngo mube maso kandi mukomere, kuko iyi minsi turimo igoye kandi iteye ubwoba, kandi iyi minsi bisaba ko umuntu wese aba maso. Bibiliya iravuga neza ngo hazaduka ngo abigishwa b'ibinyoma, ndetse ngo hazaduka n'abiyita Kristo ngo kandi atari bo. Ariko munyemerere, ikintu kizabayobora nyakuri, cyangwa se ikintu muzabasha kugenderaho, ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo niryo ryaremye isi, kandi ni naryo ryaremye ibyo tubonesha amaso byose. Rero muri aka kanya hari abantu bafite ibyiringiro bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye, ngo nta rubanza ruhaba. Reka mbabwire, urubanza rurahari, ndetse no kubabazwa bizaboneka. Mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, harimo ijambo rikomeye cyane, ibyo Daniyeli yeretswe ku munsi w'iherezo. Ni igice cya 12 umurongo waho wa mbere, havuga ijambo rikomeye cyane rikavuga ngo icyo gihe ngo marayika ukomeye cyane, cyangwa se marayika Gaburiyeli, ngo azahaguruka. Namara guhaguruka, ngicyo gihe ngo abapfuye bose, mu yandi magambo abasinziriye mu gitaka, ngo bazakanguka. Ngo bamwe bazakangukira ubugingo, ngo abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Rero ndakwinginze uri kunyumva muri aka kanya, icyo ngusabye ni ukuba umukristo wo mu mutima. Message nabashije guhabwa niyo kuba umukristo wo mu mutima, tugahagarara tutanyeganyezwa n'ibihe turi kubona. Nimutegereze gusenga ngo nuko isengero zafunzwe, kandi ntimuhange amaso abakomeye, abashumba ndetse n'abandi, ahubwo muhanga amaso ijambo ry'Imana riduhuza na Kristo, Kristo akaduhuza n'Imana. Iryo jambo aba ari ryo mubasha gukomereramo, iryo jambo aba ari ryo mubasha gushikamiramo, kuko ijambo ngo niryo rizatubatura, kandi ni naryo rizatuyobora. Munyemerere mwoye kuba abakristo bo mu mashengero, ahubwo muba abakristo bo mu mutima, kuko igihe cy'iherezo kiraje. Umuntu utabashije kurinda ubugingo bwe azabubura. Benshi ngo bazikubita mu misozi no mu bitaro ngo tugweho, kuko bazaba batewe ubwoba n'ibyo bari kubonesha amaso. Uzaba ari umunsi w'umubabaro, uzaba ari umunsi w'agahinda, uzaba ari umunsi utigeze kubaho. Ariko reka ngubwire mwene data uri kuntega amatwi, kizwa agakiza ko mu mutima, ukomere kandi ushikame, ntunyeganyezwe n'ibihe. Munyemerere, iyo niyo message nabashije guhabwa. Dusenga n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. N'aba bantu bumva ko hari aho bagereye kure, bakumva ko hari aho basa naho bagenze nabi mu gakiza, munyemere dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Dusaba Imana yongere imbaraga, kandi ku munsi w'urubanza ntimuzakorwe n'isoni, ahubwo muzashikame, muzakomere, kugira ngo muzabashe kwambikwa rya kamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Data, turongeye gushima mu izina rya Yesu. Tugushimye kubw'ijambo ryawe rikomeye, kandi kubw'ijambo ryawe riremereye. Ijambo niryo ryatumye ibyo tubona biriho.
kandi ijambo niryo ryatumye ibyo tubonesha amaso, isi ndetse n'inyanja n'ibiyituye, ibyo nibyo byaremwe n'ijambo. Nyemera muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe agakiza ko mu mutima, mwami Imana, boye gukirizwa mu itorero, ahubwo bakizwe mu mutima. Boye gukizwa babona ngo ari uko babona ngo abakomeye, cyangwa se ngo bizere abantu, cyangwa se ngo bareba bakoreshwa ibitangaza ngo babizere, kuko ijambo ryawe ryampamirije neza ngo ku munsi w'imperuka, cyangwa se mu bihe by'imperuka, ngo hazaza biyita abahanuzi bahanura mu izina ryawe, ngo hazaza biyita Kristo, ngo nyamara atari bo. Nyemerera umurongo muzima, mwami Imana Data Nyiringabo, dukeneye kuwaha buri muntu wese. Tugendere mu cyanditswe cyawe cyera, tugendere mu ijambo ryawe ry'ukuri. Urakoze Data ko wumvije gusenga kwacu, kandi ko uhaye imbaraga bazigusabye muri aka kanya mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, waza kudufasha kuko hari abantu bazakenera ko wabasengera, ndetse hari n'uwakenera kugushigikira. Watanga nimero yawe ya telefone, kandi nimero watanga ni nimero iri kuri WhatsApp, ndetse ishobora kuba iri no muri mobile money, ku buryo n'uwagira icyo yagufasha yabikora. Ni karibu, utanga nimero yawe. Yesu ashimwe cyane. Murakoze. Nimero yacu dukoresha kuri WhatsApp, kuri telefone bisanzwe ni iyi ikurikira: 079 37 19 6 6 5. Turasubiramo: 079 37 19 6 6 5. Murakoze mu izina rya Yesu. Mbifurije amahoro n'imigisha bikomeze bibane namwe.